hano mu ivugabutumwa, Imana ikabidushoboza kandi ikindi Imana ikaba ikiduha amahoro. Hari ibihugu bifite intambara ubu ngubu, ibihugu byabuze amahoro cyane, byagize ibibazo byinshi by'umutekano, ariko Imana ishimwe yuko ihaye igihugu cyacu cy'u Rwanda amahoro, tukaba turamutse twuzuye ubwiza bw'Imana kandi tunezejwe nayo. Reka twumve indirimbo ivuga ngo 3 in 1. Indirimbo tuba tunezererwamo, aho avuga ngo turagukunda 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 kandi turaguhimbaza. Nta wundi wo guhimbazwa rero usibye Imana mu butatu bwera. Haleluya. Iyo umuntu afite ahantu Imana yamukuye aba ayihimbaza. Iyo umuntu afite ahantu Imana yamugejeje arayizirikana cyane kandi nta na rimwe yayirengagiza ngo ajye kure y'ubwiza bwayo. Cyane ni neza itugirira n'ibyo Imana yakoze, ariko aho yadukuye hajya hadutera guhora tuyimbaza kandi tuvuga izina ryayo. Ibazahe semana nishyiki none gana Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndafashijwe cyane n'indirimbo ngo nzaguma nkora cyane icyo wandemeye, kuguhimbaza ndetse no kukuramya. Bizantera guhora nkushima kubwo by'ubuntu wangiriye. Imana ishimwe cyane. Azantera kuguma nkihimbaza. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aho Imana yadukuye hazadutera gukomeza tuhimbaza kandi tuvuga kugira neza kwayo. Zaburi 103 aravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka Imana, mwabirimo byose mwumushime Uwiteka kuko yera kandi ari Imana y'imbabazi. Reka dusenge twinjiye mu gice cy'impambo y'umunsi mu kiganiro Blessed Evangelical Morning Breakfast. Twakira ijambo ry'umunsi, dutangira umunsi turi mu bihe byiza kandi byo kunezererwa Imana. Reka dusenge. Mana Data twese uri mu ijuru, turagushimiye kandi turaguhimbaje. Uri umwami, uri umukiza, uri Imana ikomeye, Imana y'urukundo, Imana ibera hose icyarimwe, ubuzibambe n'urukundo kandi ugera neza. Ubwami bwawe ni ubw'iteka ryose, cyo ni kibi cyawe. Tugiye rero kwakira ijambo ryawe, reka udushyigikire Mana, kandi abaryumva bafashwe naryo ribabera impamba n'inkomezi mu buzima bwabo, mu izina rya Yesu. Reka nkubere igikoresho mvuga ibyo ushaka ko abantu bumva mwami, kandi he kugira ikintu kiriganya imitima y'abantu, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Umuririmbyi aravuga ngo nzaguma nkora icyo wandemeye, kuguhimbaza ndetse no kukuramya. Bivuze ngo ikintu Imana yaturemeye kiruta ibindi byose ni ukuramya, kuyiramya ndetse no kwihimbaza, ni ukuyiha icyubahiro, ni ukuvuga gukomera kwayo. Ibirimo byose, ibintu byose bihumeka bigomba kubaho biha Imana icyubahiro, biha umuremyi wabyo ari Uwiteka. Bigomba kubaho biha umuremyi wabyo amashimwe, kandi igomba kuba bimuha icyubahiro kuko ari umwami ukomeye kandi ari umwami ugira neza. Ubuzima bwacu rero ni ubwo kugororifayinga Imana kandi tukayiha icyubahiro, tukavuga gukomera kwayo, tukayamamaza ahantu hose batayizi bakayimenya. Iki gitondo ndifuza cyane ko tukuganira gukuramya Imana ndetse no kwicyubahiro na Great Commission. Great Commission, icyo Imana yahaye itorero ngo rikore, icyo Imana yahaye itorero ngo rikore. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga muri Zaburi 103, ubundi turangira tuze kongera dusome
ijambo ry'Imana dusoma muri Matayo 28 umurongo wa 19. Reka dusome twumve icyo Uwiteka avugana natwe. Zaburi y'103 ku murongo, turahera ku murongo wa niyo twahera ku wa gatatu, nta kibazo, message irimo tuyumve dusangire muri iki gitondo. Aravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka Imana, mwa bintu byose mwe mushime izina rye ryera, muhimbaze izina rye ryera. Umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza ubugingo bwawe, akagukiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi ze mu ikamba, agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bwawe bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Uwiteka akora ibyo gukiranuka, aca imanza zitabera, zirenganura abarengana. Yamenyesheje Mose inzira ze, imirimo ye yayimenyesheje Abisiraheli. Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyembabazi, atinda kurakara, afite ineza, afite kugira neza kwinshi. Amen. Iyi Zaburi 103 ni Zaburi yishimwe, kandi ni Zaburi yo kunezererwa Imana, ndetse Zaburi yo kwiha icyubahiro. Ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka Imana, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Imitima yacu ikwiye kubaho ihimbaza Uwiteka Imana, kandi igahora isubira inyuma mu mateka, ijya kuzirikana imirimo n'ibitangaza Uwiteka yadukoreye, kugira ngo imitima yacu ibe isoko yo guha Imana icyubahiro. Haleluya. Ubuzima bwacu ni isoko yo kuramya Imana, kuko Imana yamaze kurema ibintu byose, irangije ibona ko ari ikintu kibura. Ibaho reka tureme umuntu ase natwe, agire ishusho yacu, atware ibyo twaremye byose. Bivuze ngo Imana imaze kurema byose, yasize igice cyo kwiramya, ari we muntu, kandi n'ibyaremwe byose bifite ukuntu biramya Uwiteka Imana. Imitima yacu rero inezerererwe Uwiteka Imana, kandi Uwiteka Imana ihabwe icyubahiro ku bw'ubuzima iduhaye. Reka noneho turebe ibyo Imana yaremeye ibintu byose ngo bishime. Zaburi y'150 ni Zaburi ivuga uko ibyaremwe byose bigomba gushima Uwiteka Imana. Bavuga yuko ibyuma byose ndetse ibirenga amajwi yose agomba kunezeza Imana, kandi agomba kuyishima. Bivuze ngo impano zose, ubwenge bwose bugomba kunezeza Uwiteka Imana. Ibyaremwe byose bigomba kuba bishima Uwiteka Imana. Buriya n'imigezi iri gusuma, twataye indirimbo y'Abadive ivuga ngo nishimira kukuririmbira. Indirimbo itari y'Abadive ni yatwe, ni yacu twese, niyo yaririmbwe nabo, ivuga ngo nishimira kukuririmbira, ngo iyo mara ndeba ibyo waremwe byose. Haleluya. Kuri mbo turakagarukaho. Ndagasigamo turi gusoza ikiganiro. Ngo nishimira kukuririmbira Mana nkuru y'urukundo. Haleluya. Natwe tugomba rero kubaho tunezeza Imana. Ng'iby'amasumo ndetse iby'ibiti, imyoni zose iyo bibonye umuririmbyi ngo yibuka ineza y'Imana. Natwe rero twibuka ineza y'Imana ku byaremwe. Zaburi 150 haravuga ngo umutima wanjye nimushimishe Uwiteka, ibyo nimushime Imana ahera hayo, muyishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, muyishimire iby'imbaraga yakoze, muyishimire nk'uko bikwiriye gukomera kwayo, muyishimishe ijwi ry'imanda, muyishimishe nebelu n'inanga, muyishimishe ishako n'imbyino, muyishimishe ibifite imirya n'imyirongi, muyishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, muyishimishe by'amajwi arenga ibihumeka byose. Haleluya. Ibihumeka byose bishima Uwiteka. No muri version y'Icyongereza ibintu byose bifite umwuka mu mazuru byose bishime Uwiteka Imana. Haleluya. Iki ni rero cyo kugira ngo dushime Uwiteka Imana kubw'imirimo n'ibitangaza akora, kandi kubw'ubuzima aduhaye, kugira ngo tumwumvire kandi kugira ngo tumwubahishe,
kugira ngo tumuhe icyubahiro. Niwe ugikwiriye, ibyaremwe byose byiteze impanda ye. Amajwi yose aririmbe Imana, kandi ikindi n'amavi yose aba ari wenyine apfukamira. Uwiteka uyu nguyu dukwiriye gushima, umunsi umwe azagaruka aje gutwara itorero. Naza gutwara itorero, amavi yose azamupfukamira. Abantu bo mu mahanga yose, abantu bo mu ndimi yose, abantu bo mu miryango yose bazaza imbere ye, bapfukame imbere ye, ubundi bacirwe urubanza. Mwene data rero, reka twite ku iherezo ryacu kugira ngo tuzashime Uwiteka uko bikwiriye. Muri ibyo bango hano ku isi sinshobora kuramya uko bikwiriye, ariko ningerayo nzakuramya uko bikwiriye maze kwambara undi mubiri. Reka tuzabe bane kuzagerayo kuri uwo munsi ubwo Yesu azaza agahamagara itorero, agahamagara amazina y'abakiranutsi, nawe uzumvemo iryawe, kuko kumushima hano ku isi bikwiye kuba intangiriro, ubundi tukazanezezwa no kuzabana nawe igihe cyose, kandi tukaba tumushima tuvuga gukomera kwe ubwo tuzaba tugeze muri cya gihugu Uwiteka yateguriye abera. Icyama rero mwene data, tukazabanayo, icyama tukazahurirayo, tukajya gushima Uwiteka Imana. Ijambo rya muri Zaburi 91 aratubwira ngo Uwiteka Imana ari ukwiye no gushimwa wenyine, ngo inzuzi zite hejuru ndetse no guhorera kw'inyanja. Reka tuhasome uvuge ngo Uwiteka uri hejuru, byose abirusha imbaraga. Hari ibintu byinshi kuba bitera ubwoba abantu b'Imana, ariko si bikwiriye, kuko Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Niyo mpamvu rero ari dukwiriye kuramya kandi dukwiriye guha icyubahiro, kuko ibyaremwe byose byitega impanda ye kandi bitegereza itegeko rye ngo ibone kubaho. Yapfumbatuye igipfunsi cye aza kwifuza ko ibyaremwe byose. Uwiteka tuvuga uyu nguyu ari hejuru ya byose kandi na bose. Haleluya! Umunyabwenge ni umuramya, umunyabwenge kandi n'uhiriwe ni uwamenye Yesu. Ndibuka umunsi umwe abigishwa bahise bamaze bamuvaho bose, noneho hasigara 12. Hari yabanje kugenda afite itano rinini cyane rimuvaho, hasigara 12. Noneho arabaza ngo mbese namwe mwende kugenda? Aravuga ngo tuhe umushahara wigo, nihe tuzajya, kandi ufite amagambo y'ubuzima. Nanjye rero nkubwire mwene data, nta hantu wajya mu gihe uvuye kuri Yesu. Reka twumve uyu Yesu ukomeye. Ijambo ry'Imana muri Zaburi 163 aravuga ngo Uwiteka ari ku ngoma, yambaye icyubahiro. Uwiteka arambaye yikenyeje imbaraga. Uwiteka isi irakomeye, ntibasha kunyeganyega. Intebe yawe yakomehereye kera, ni wowe uhoraho wahereye kera kose. Uwiteka inzuzi ziteye hejuru, inzuzi ziteye hejuru amajwi yazo, inzuzi zitera hejuru guhorera kwazo, amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Amen. Umva, Uwiteka uri hejuru arusha imbaraga ibyaba bikwasamiye byose, ibyaba bikubangamira byose mu buzima bwawe, ibyaba biguhagurukiye byose kukurwanya. Uwiteka uri hejuru abirusha imbaraga. Niyo mpamvu rero ari wenyine ukwiriye kuramywa, ni ukwiriye guhabwa icyubahiro, ni wenyine ukwiriye guhimbazwa, ni ukwiriye gushyirwa hejuru. Reka twifatanye n'abamarayika bose, twifatanye n'ibizima n'abakuru, twifatanye n'ibihumeka byose, tuvuge yuko Uwiteka ari we Mana. Uwiteka ni we Mana, kandi Uwiteka ni ukwiriye icyubahiro. Reka tumushyire hejuru kuko arabikwiriye. Uwiteka ashimwe cyane kandi ahabwe icyubahiro. Kandi mwene data, nawe uri igice cyo kuramya Imana, uri igice cyo kuramya Imana. Baho rero ubuzima buha Imana umwami wawe icyubahiro, baho ubuzima buha Uwiteka Imana icyubahiro, kuko ari wenyine ubikwiriye. Ibyaremwe byose byiteze impanda ye. Icyampa rero tukazahurirayo kuri uwo munsi, tukazaba turi guha Imana icyubahiro.
amen. Imana ishimwe cyane rero ko yadukuye ahantu kure hakwiye gutuma tuzahora tuhimbaza nka injili bora nk'uko hano yaturirimbiraga. Imana y'umugisha cyane rero muri umwanya w'ijambo ry'Imana tubanyemo ni impamba y'umunsi. Fata umwanya umenye neza yuko uri igice cyo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Ukwiye ko ubuzima rero w'Imana icyubahiro ngo ibyaremwe byose n'ibihumeka byose bishime Uwiteka Imana. Aho Imana dukuye ni habi, hari habi cyane. Niyo mpamvu rero dukwiye kuba ubuzima buhimbaza Uwiteka Imana. Dutangira kandi ngo twumvishe ka ambassadors, no it is not ambassador, ni korali imwe korali yitwa abakurikiye Yesu family yaturimiye ngo nishimira kukuririmbira. Tugiye kwisubiza yumve indirimbo ubundi dutangire umunsi wacu turi mu bwiza bw'Imana. So Imana y'umugisha cyane, ibihumeka byose bishime Uwiteka, ibikurimo byose bihe Imana icyubahiro, ube igice cy'ubuhamya bwiza bwo guha Imana icyubahiro. Hari ahantu henshi Imana yadukuye, aho hantu tuye duhora tuhazirikana, ubundi dore twari wenyine duha Imana yacu icyubahiro. Ndabashimiye rero ko twabanye muri iki gice cya Blessed Evangelical morning breakfast, igitondo cyo kuramya ndetse no guhimbaza Imana. Ndizera amaze kumenyera iyi gahunda ihera kuwa mbere kugeza ku munsi wa gatandatu, nabwo ku cyumweru bamufitiye gospel show, nabwo bamukomeza muri kuramya Imana. So Uwiteka w'umugisha cyane, tugiye kwakira n'abandi bakozi b'Imana bakurikira ku ino radio bavuga ubutumwa bwiza cyane. Tugiye cyo kugira ngo ubwami bw'Imana bumire ubwa Satani. Dominance y'ubwami bw'Imana ni igihe cyayo, ni igihe tugiye kwakira reveil d'ascente. Revival ni ikintu gikorwa kijyana na prayer and preach. Iyo habaho preach without prayer there is no revival and vice. Rero iyo nanone na preaching hari prayer na preach na hantu tugera. Reka dushime Imana rero yabanye natwe, dusoze dushimana ko abanye natwe. Mana data turagushimiye kandi uhabwe icyubahiro, wakoze kutwigaragariza muri iki gitondo cy'umugisha ubwo twakuramyaga kandi tuguha icyubahiro. Komeza kubana natwe rero, ushyikire umurimo wawe, ubwami bwawe bwaguke kandi ukome duteza imbere, kandi abantu baho ubuzima bwo kukuramya no guha icyubahiro nk'uko ibyo wiremeye byose bibaye kugira ngo guha icyubahiro. Nushyirwe hejuru rero kandi ukomeze ubana natwe uyu munsi w'umugisha. Kaminuza turi kweretse ihabwa umugisha, nawe turakweretse abayigendamo bose, turakwereka igihugu cy'u Rwanda cy'amahoro, tukwereka kandi n'abantu baza guca kuri izi mikoro za radio y'agaciro baze guhabwa umugisha nawe, kandi ko ku bwami bwawe bari bwo buvugwa cyane bwamamare ahantu hose. Urakoze kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu, amen. So mwakoze cyane, Imana ibahe umugisha.